Yesu ashimwe. Ndabanza mpere ndavuge, ndabona kuvuga nyuma yiwe. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana yuko twongeye guhagarara aha ngaha. Ndashimira Imana yuko yampaye papa mwiza, yampaye umubyeyi nkunda, kandi ndayishimira yuko yongeye kumutwara amahoro. Ndashimira papa yuko yambereye umubyeyi nkunda, umubyeyi mwiza, yampaye buri kimwe cyose, kandi tuzahora tumukunda, kandi azahora mu mitima yacu. Murakoze. Ngiye gusoza mvuge ubuzima bwa Papa Linda. Umwanya watugiye. Papa Linda twaramenyanye, tuba inshuti, tugeze aho dushakana. Arinze agenda izo ndangagaciro kizifite. Reka mbabwire gatoya ubuzima bw'uko yarwaye. Barabibabwiye. Akimara kumenya ko arwaye, yajyaga ambwira ati ino ndwara nzayikira, uhumure, iyi ndwara ntabwo izanyica, nzayikira. Yagaragaje kwizera kudasanzwe no kwihangana. Kimera kumenya ko afite kansa, ntabwo yigeze acika intege. Yari wa muntu utazi ucika intege mu buzima bwe. N'uwo munsi baduha ibisubizo yarambwiye ati ngewe ndimo ndumva bino bisubizo atari ibyanjye. Arakomera, arankomeza kugeza umunsi yatahiyeho. Ndamushimira iminsi twabanye. Twari tubanye imyaka 14. Muri iyo myaka yose nta munsi n'umwe nigeze mbona arakara mu rugo ngo atubwire nabi. Yari umuntu ukunda guca bugufi, akagucira bugufi uri umuntu muto kuri we, ukabibona ko yaguciriye bugufi. Ndabimushimira. Yari wa muntu wizera. Yararuhaga nanjye akanyizerera, akambwira ati se kuki wowe utazawizera? Akaruha nanjye akanyizerera. Twaba dufite projet turi gukora, akambwira ati izacamo. Yari wa muntu utazupfa gucika intege. Yari wa muntu utazucika intege pe. Ndamushimira. Ndashimira uburyo yitwaye mu burwayi bwiwe. Indwara imaze gukura yarihanganye. Akambwira ati mama Linda, wowe ugenda uryame meze neza. Ndamushimira ko yakomeje gukomera, ntiyacika intege, nanjye ngo ncike intege. Umwaka wose twari tumaze tutari mu rugo, Papa Linda ntiyigeze anyereka ko ababaye. Yagaze anyereka ko akomeye iminsi yose. Ndamushimira. Ndashima Imana yari yaramuhaye urukundo rudasanzwe rwo gukunda abantu. Mu rugo iwacu hahoraga abantu, akambwira ngo iwe nibyo azayishimira kubona abantu bari mu rugo. Mbega iyo tudafite abantu wumvaga turi mu buzima butari bwiza, ariko yabona abantu mu rugo ukabona Papa Linda arishimye, akishima, akabyereka abashitsi. Ndabimushimira. Imana yari yaramuhaye urwo rukundo. Ndamushimira. Ndashima uburyo twabanye mu rukundo rwinshi. Yaranteteshaga, akanteteshanya n'abana, akatubwira ati ngewe ndi papa wanyu, kandi ngewe mfite papa, ababyeyi bombi ndabafite, ariko akatubwira ngo ndi papa wanyu. Ndamushimira uburyo yadufashe mu rugo. Twari abana mu rugo, ntiyajyaga mfata nk'umudamu, nari umwana kuri we. Arinze agenda akibona ko ndi umwana kuri we, akadutetesha mu rugo. Ndamushimira. Ndashima
amaporoje yiwe yari afite, wagira ngo yari azi ko ari hafi kugenda. Ibintu yajyaga atubwira, yajyaga yicara akagenda ibintu azakora mu mwaka, ariko ngo tugere mu mwaka wa 2024 aratubwira ati noneho nta migambi tugira, turashima Imana. Agiye twari mu mashimwe gusa yo gushima Imana, nta byifuza dusiganye. Muri uwo mwaka mu kwa 9 nibwo yafashwemo turi mu mashimwe, arinze ataha tutarongera kugira imigambi ngo tuvuge ngo dufite ibi byifuzo ari byo dusengera. Ndashima Imana yabanye natwe muri uru rugendo rutoroshe. Urugendo rutoroshe twagendanyemo nawe, twakoresheje amafaranga menshi, ariko Imana iradufasha. Nta madeni nsigiye kubera ukuntu yari yarakoreye Imana. Twajyaga tugira gutya tukabona abantu baradufashije, baduhaye amafaranga menshi. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro ko nta madeni asigiye. Agiye atafite ububabare ko hari amadeni asize mu bitaro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka musezere, nindangiza twicare, twatwaye umwanya munini. Papa Linda, ndagira ngo gusezere umunsi wawe wa nyuma. Tuzagukumbura, tuzagira irungu ryawe, tuzagutekereza inama watubwiraga. Wari umujyanama mwiza, wajya gutugira inama z'umuryango. Tuzagukumbura, njye n'abana tuzagukumbura. Ariko Linda arakubwiye ngo bye, Burene akubwiye bye, Sangwa akubwiye bye, Beba akubwiye bye. Tukwifurije iruhuko ridashira. Tuzagusanga kandi tuzabiharanira kubikorera kugira ngo tuzagusanga uri mu ijuru. Imana iguhe iruhuko ridashira. Reka nibaje mu ntebe, ndasigara nanjye n'umwanya mutoya. Mushatse mwamanuka mukicara. Bavandimwe, imiryango migari duterane hano, mwaje kudutabara. Tariki 9 hari kuwa 5 bucyari kuwa 6 nibwo twagize ibyago, tubura murumuna wacu, umuvandimwe wacu. Ibyago buriya ni izina ribi, ni izina ribabaza. Icyago ni ikintu cyagutwara ubwawe cyangwa se kikagutwara abawe. Cyadutwaye rero umuvandimwe wacu. Tukiriye muri iyo minsi ngahe, twaje kumva indi nkuru itari nziza y'umwana wa mukuru wacu watuye Amerika, Thomas. Umwana we nawe muri baduhamagara ko nawe arangije. Byongera agahinda, twari dufite agahinda, byongera ku kandi abantu babura uko bavuga. Ariko kuko Imana yaduhaye ubwenge, yaturemye duha ubwenge buruta ubw'ibindi biremwa byose, nibwo bujya budufasha kugira ngo tubibemo, tubyitwaremo. Rero reka mbanze mpere kuri Michel, imfura ya Thomas. Ndaza gukomeza hano umwanya mutoya. Tanze mpore ku muryango wa mukuru wacu Thomas,
bari kudukurikirana, umuryango we bihangane bakomere. Umukazana wacu Abigail ukomere cyane, mu isi ni uko hari igihe nyine bidakunda bikagenda nk'uku nguku. Muzehe papa we na mama we rwose turabihanganishe, mukomere cyane. Turacyafite indi minsi kuko we turacyamufite. Muri uyu mwanya amagambo yanjye ndayavuga mu buryo butatu ku muvandimwe wanjye. Gusa nuko kubera agahinda, kubera umubabaro, uyu muntu yatumye ntekereza cyane, kugeza n'uyu munsi nibwira ngo amwe mu magambo nari mfite